uri Imana 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 uramukunda waramurinze uramurengera uri mwanya aragushimye uri Imana turabasuhuje bakunzi ba Rafa TV amahoro y'Imana abe muri mwe bakunzi bo mu gihe nyacyo TV amahoro y'Imana nabe muri mwe bakunzi baduhinduke TV namwe amahoro y'Imana nabe muri mwebwe reka twongere tuvuge ngo umugisha amahoro Imana itanga bibabonekeho nshimira buri muntu wese wakoze subscribe wateye comment turashara abantu baduterana comment ukabona arakura shuruntu kavuga ati mwana w'intama w'Imana koko uyu muntu yabatijwe mu mazi menshi cyangwa ni ku gahanga ariko gahe tureba ni ku gahanga ntago yinjiye mu mazi menshi ariko nawe ndavuze ngo yamba kuko bafashe igihe cyawe n'umwanya wawe ukatwandikira Imana iguha umugisha mboneraho rero gusuhuza isi yose muri rusange kuko ngewe hari muri Kongo Uburundi ibihugu by'abaturanyi Uganda munyibutse cya kane muri Kenya hoya twavuga abaturanyi hari Uburundi hari Uganda hari Kongo na Tanzania yego noneho abo bantu bose biyumve mikaze bumve ko tubasuje kandi tubakunda reka mbonereho noneho no gusuhuza babandi baba bari ku mugabane hirya hahandi abantu mwese namwe turabasuhuje inshuti zacu zakadasohoka bari muri Amerika hari igihugu kimwe kibamo abantu bajya bakunda kumbwira ngo cyitwa cyarananiye kukivango ni ari Finland ni bari muri Finland cyarananiye kukivuga abantu bose bari mu isi yose turabasuhuje rero uyu munsi ntabwo ndi ngenyine kandi ndi kumwe n'abagore beza buriya hari ikintu kimwe kijya kikunda kuvugwa kivuga ngo iyo ukomerekejwe n'isuka munyumve neza iyo ukomerekejwe n'isuka haba hazaboneka umujyojyo ukomora cya gikomere cya yasuka yaguteye kuko yasuka iba yashaje iyo yashaje iragukomeretsa igutera amabavu kabiri kuko barayitije abaturanyi benshi mwihangane barangiza uyuguze inshyashya rero inshyashya kumara ya mabavu wari ufite mu biganza kuko aba ari isuka yawe ntawe muyijya hima mbese nibyandi bavuga ngo nukudasangira inyanya n'inyoni none ubu Imana we amarira zashira bana b'Imana mwe Yesu dukorera zatugeza hatambika nukuri aba bantu bose mureba mwabakunzi b'amacano mwese aba bantu mwese bose mureba iyo bakomerekeje nigiye kuza kubomora ingoma kandi aho yabakomerekereje mu ibanga mukabibona tubivuga izajya kubikora ibikorere ku karubanda ntabwo tuzabibahisha kubera ko igikomera umuntu yambariye kiraninda kandi iyo kiri kuninda abantu babwirwa n'ikizinga rero abantu bagiye babona ibizinga ntibabona ibikomere byacu niyo mpamvu tutarenganya na babandi batera comment ko babishaka nuko babyumva rero nari mvuze ngo abantu bose turabasuhuje mu mpande zose zitandukanye biyumve mikaze ariko reka mpere iburyo bwanjye niba bivuga niba ari iburyo ni ari ibumoso bwanjye twakira uyu muntu adusuhuze mu murumanda abona atameze neza nukuri meze neza impande zose yego reka tubanze tubibwire nitumara kubibwira dusenga Imana dutangize ikiganiro cyacu cy'uyu munsi
amazina yanjye ni Nyiranshuti Sandrine. Nyiranshuti bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo uso nta kwanga kwita nabi. Papa yanyise neza. Nukuri. yakwise neza ariko ntabwo riri kujyana n'ibyo yakwise. Urumva haracyariho ibyiringiro niko Yobu yavuze. Naho igiti cyatemwa cyakumva amazi kikongera gushibuka. Buriya bishatse kuvuga ngo bakokoye amababi ariko igiti kiracyahari. Ya Sandrine rero ari harashibuka. Ni Sandrine uri gushibuka. Ni Sandrine uri urashibuka. Reka dusenge Imana hanyuma ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nukuri kiraza kubaryohera abakunzi bacu. Mukore subscribe nukuri no muri comment mutwandikire. Murabona ko turi abamama beza batuje bakunda Imana bakunda n'abantu. Nukuri kw'Imana. Ndanezerewe kuba nicaranye namwe kuri uyu munsi. Ngewe by'umwihariko kuba ntari njyenyine nishimwe rikomeye ku Mana. Turagushimiye Nyiringabo Imana, turaguhimbaje. Uri Imana y'amahoro, uri igiti cy'inganzamarumbu risambi tarumba, urugugamo bw'umugaru, uri umugongo mugaru duhetse. Kristo twarakubonye. Uri Imana yo muri nguma, uri Imana ikiza ibikomere, uri Imana ihumuriza abababaye, uri Imana igabura, uri Imana yambika, uri se w'imfubyi, uri umugabo w'abapfakazi, urengera abadafite shinge na rugero. Uri Imana yihagije ku buzima bwacu, urihagije. Turi imbere yawe Nyiringabo Imana, kandi turi imbere y'amaso y'abana bawe wiremeye. Turi imbere y'abantu benshi cyane bagiye kudukurikirana. Turavuze ngo Umwuka Wera naze aganze atuyobore mu izina rya Yesu. Iki kiganiro Mwami Imana kiyoborwe n'Umwuka Wera. Ngaho Uwiteka tangirana natwe usozanye natwe ni mu izina rya Yesu mbigusabye nizo urakoze. Amen. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane. Nsimbukira haruguru yanjye nongera kubona umugore mwiza wambaye ibintu byera ngo bambaye ibyera we Bambaye ibyera baraje. Ahantu nawe reka twakira twibwire. Ndabona uyu mugore ni mwiza ni mwiza. Hari abantu ubundi Imana igisiga ukabona aba bagore nubwo yabanogereje hari ibyabanje kubakomeretsa kugira ngo bakomere ubundi bavuga Imana nk'uko iri. Ubundi ntago wajya kubwira Imana umuntu utarigeza burara. Ubundi ubu ufite ahantu uri buhere uvuga nujya kuvuga numva uyu munsi arabomoka ikintu ndimo ndumva imirindi yo gutabarwa nawe wumva imirindi yo gutabazi. Reka twakire nawe twibwire. Hanyuma nitwa Ingabire Jeannette mwiza. Ingabire Jeannette mwiza. Aka kantu Yego. Sandrine mwi, Marie Rose mwi, Jeannette mwiza. Reka rero nkubwire. Imana duhamagara. Hari abantu gahise gashengura ati birabira biri mu bigiri bubiki. Uzamukomeye aca mu bikomeye. Igiti kirimo imbuto bagomba kugiteramo amabuye kandi akayira kajya mu murima weze karanoga. Ukuri kw'Imana Nuko bimeze. Twari ukitwibwira Jeannette mwiza. Hanyuma nduwo nguwo mwiza nyine murabibona abantu bo kuri Rafa TV ngira ngo rwose uri kubona ko twaje mu yindi sura nshya. Ni isura nshya. Twaje mu yandi mavuta mashya. Twavugurutse. Ubushize twari turimo kutubwira ngo Imana iracyafite. Niko bushize twababwiye. Niba tubyibuka twabwiye kwakira ubundi buryo. Yego. Birashoboka. Uri mu baraho barabango uyu mugore arabizamuka ukabona birimo ngo urashoboka. Hari ukuntu wabaga nka birashoboka. Abirimo ukabona birimo. Birashoboka ko warira. Birashoboka. Birashoboka ko wasorwa mu nzu. Birashoboka. Ariko ntibyakuraho ijambo Imana yavuze. Wabyumvise. Birashoboka ko bamutwara. Birashoboka ko abantu bakuvuga. Ariko ntibyakuraho ijambo Imana yavuze. Imutse baraza ko birashoboka ko wajya mu kibaya ukaba nka ya magufa yumye. We nk'amagufa yumye sha. Ukahatinduka hamara igihe. Ariko ntibyakuraho umugambi w'Imana. Ntibyakuraho umugambi w'Imana rata. Haleluya. Imana yatuvuzeho. Yatuvuzeho. Isi taratubona. Abatuvuga bataratubona. Iyere yatuvuzeho. Yatugambiriyeho kera. Mbese tutaragaragara kuri iyi si. Yego. Imana yatuvuzeho. Mbese Imana yatumenye kera. Tukiri uruzoro. Ariko se mwambabariye. Rero je ntago ndi bwizimbe mu magambo uyu munsi. Ndumva shaka kwakira aba bagore. Abagore ubundi hari agaciro. Uriya njye nkunda kwivuga abantu bakavuga ngo nsobanurira impamvu. Ndakuvuga ngo ndi umugore utari umugore. Yego. Abantu benshi bibaza kano kantu nkunda gukoresha. Nta muntu wakansobanura muri mwebwe kugira ngo njye mboneho n'abahumwanya ubundi muhite mutugira. Ubundi ngo umugore ni ijambo nyine kugora.
ni inshinga bita kugora. Umugore ni inshinga bita kugora. Nyine biravuze ngo umugore iyo hajemo umugore gore gora mbese ni bigogore ariko mana we ukabana mu bantu ukitwa ikibazo ukara n'umugabo ukabura ikibazo aho muri sosiyete uri ikibazo ubwo bivuze ngo umugore hanyuma iyo bavuze umugore nuko ngo ni wa muntu wari bube umugore wari bube hagoranye ariko agahindukamo umugore utagoranye. Amen. Niyo mpamvu bita bibanguka. Bivuga ngo umugore ni ijambo rigoranye. Nyine ni ijambo rigoranye no kurivuga. Ariko umugore ni ikintu kibangutse. Nuko ngo umugore rero mu mvugo yumvikana nuko ari umuntu ubangutse, nuko ari umuntu utagorana, nuko ari umuntu nyine nuko umugore nuko turabasuje abantu b'abagore mutari abagore n'abagorana hanyuma dusuje abagore bose aho muherereye ngenda basuhuje mu izina rya Yesu. Uku twicaye tugiye kujya twese tuzamure ikiganza cy'iburyo dusuhuza abantu bita abagore bibana abasingoma kuko abantu bafite ikintu bita imbaraga zidasanzwe. Nge ndashaka ko dukora aka kantu mwegeranye intoki ntabwo igihe cyo kuzirekuranya kiragera yegeranye intoki gutya ni gutya kuko hari igihe kizagera noneho umuntu ajya agira ati oya mbere reka akantu ujya nkunda gukora abona ngo muraho ntabwo igihe kiragera ubu birabumbye ubu biregeranye ubu ntirasandara isezerano ntirirahambuka ntirirasandara. Haleluya isezerano ryarasandaye ibintu byaratandukanye. Tugiye kugira gutya tuvuge ngo abagore mwarakoze muri abagore b'intwari muri abagore bo kubahwa muri abagore bo gushimwa muri abagore turabasuhuje mu izina rya Yesu. Hari igihe kimwe tuzategura ibikombe tugashimira aba bagore ariko numva tuzashaka ibikombe uzi umugore na babiri umugore n'umugabo bananirwa inshingano agafata umugore inzu mu mujyi wa Kigali ibishingwe nta hantu tujya tubimena ibishingwe amazi umutekano ishuri imyenda amavuta isabune kurya ugasanga biri ku mutwe wawe kandi ugasanga byose uri kubifatanya no kwitwa umubyeyi. Yego mama nta muntu mama nta karamo mama kwishuri mama inama umwana amenye ikirahure umwana kubise mugenzi ugasanga za nshingano zose uri murazi sangamo. Rero nukureba abantu turabashimiye kandi akaba ari nako tuboneka kuza kubasangiza ijambo ry'Imana ugukeneye ngo umusengere akakubona uri kumva ukeneye ihumure akakubona tubonera gusuza abantu b'aba diaspora Imana ibaha umugisha ko bakurikirana ibiganiro byacu ariko bajye batwirika ko banabibonye baduhamagare batwandikire nuvuga ngo ubundi mu bo twabashije kuganira ntabwo muri diaspora ushobora gukenera Marie Rose ngo mwese muri diaspora ngiye nawe tuhari ushaka kunkenera kwambura kuko ngiye nakoze ijoro yakoze amanywa tuzahurira he rero bizaba ngombwa ko tujya gushaka channel y'uyu muntu mu gihe ndi mu rugo ngenyine ndi muri apartment cyangwa se ndi muri mu icumbi ngenyine bizaba ngombwa ko bijya biganiro binyubaka nza kubishaka yego nza kwishaka kugira ngo ndeke kuba nihugiyeho ngenyine hari ababa kumbuye imiryango yabo barayisize mu bihugu bitandukanye dutuma tukanamusuhuriza bati turahari turahabaye turabadamu b'intwari tinyuka mugore urashoboye Imana rero ibaha umugisha nuko ndagira mbabwire ngo ibiganiro byacu bizagenda bibubaka hari ikintu nshaka ko kizaba kubera ko nasanze turi gisobanura ijambo Imana yavuze twebwe turi ibisobanuro by'ijambo Imana yavuze amen by'Imana yavuze nshaka ko Imana izadushyigikira dushingiye aho twanyuze yego dushingiye uburyo turera abana twenyine dushingiye intambara duhura nazo twamaze kubona ko bishoboka ko bibaho ko ababyeyi bose bata umwana agasigara ahagaze wenyine twamaze kubona ko hari abana batigeze barirwa n'ababyeyi ndumva nshaka ko tuzikusanya mu mbaraga dufite
n'umuntu wese udukurikiranye azadutera inkunga tukajya duteka ibiryo tukagaburira abana yaba abo ku muhanda yaba bari mu bitaro yaba bari hehe tukabagaburira no gusura abarwayi tutabyibagiwe ndumva nshaka icyo kintu ko tuzabikora. hanyuma n'uyu mudamu waba warananiwe kwiyakira yaratawe nawe dukwiye kumugeraho nawaze ntago dufite byinshi bya mirenge ntago dufite icyo kumushyira ariko atubonye duserutse turi abadamu biyubatse bameze gutya batataye abana yego kandi by'umwihariko tumeze neza by'umwihariko turi mu mujyi wa Kigali urabona tugeze mu murima wawe tutaguha umubyizi tuguterera ibishyimbo tubagare cyane hari n'igihe umudamu yiyanga ugasanga gufura byaranze oya nuba yarananiwe kwiyakira ugasanga gufura byaranze kandi bene dati isuku ni iya mbere ugasanga gufura byaranze gukoropa byaranze agasanga arimo araririra mu nzu twebwe tuhageze ukagenda mu myenda ugafura aho ukajya mu nzu ugakoropa naye nkajya mu gikoni nkateka mwene data babarankubwira akantu abantu mudukurikiranye ikintu nkunda buriya ndi umuntu wakicara impande y'inkono nkahaguruka ari uko bihiye uretse gato mu bantu bazi no kumva ko nashyizemo akunyu gakeya nkagera nongeramo ariko se ko babimara kibazo ni ukuvuga ngo njyewe gusa niyo ndi koza nk'ibyombo mba numva nyine nshaka kubibona bisa neza hari ukuntu umuntu yoza ibyombo duhugure n'abadamu we ugasanga yanyujije hejuru icyango yanyujije hejuru ugasanga igikombe kinywa amazi n'abagore bahita bafata igitenge agahitanagura isahane kugira ngo oya hari ibitambaro byabigenewe noneho hari n'abandi usanga Imana yaragira ubuntu yarabahaye kuba mu mazu meza y'amakaro ariko ugasanga gukoropa amakaro byaramunaniye sha Imana yazahampaye nuvuga ngo rero twebwe ntago twakunegura tuhageze icyo twakora twagufasha kubera ko nta nubwo twagucara iteka kwiyakira byarakunaniye urahungabanya urumva ariko mbona gushima Imana ko abadamu bemeye kunsohokana hajya ngo muranjyana aho nshaka ngo barashaka kunjyana hedi ngo barashaka kunsohokana uyu munsi nibyo ari kuza kuboneraho nkavuga ari ku munsi ukomeye yego no umunsi umubyeyi wese atumva no munsi umugore wese atumva ariko kubera amarangamutima ye ashobozwa na Kristo umuhimbaraga yego ntabwo yayerekeje mu manga ubundi hari ikintu biti gikomere kuva yari uko haye umva iki kintu uzi gushira uriho gushira ukaninda gisebe kikaninda ntawe ufite uri bwereke ariko ugahora ku mihari imeze ngo niba ukajya ngo nibagusuriye rero twebwe twaje gufata uyu munsi kugira ngo kumufata mu mugongo hatagira n'abantu bazavuga ngo yaraseseye ngo agahita yinagamo ngo akajya kubiri kuba kidobya oya twebwe uyu munsi turamufite twamujyana muri Mariyoti twamujyana kuri convention twamujyana na hariya mu gishanga twajya kwidumba twamujyana muri Ndabirambiwe twabijyana kubohoza ibyacu twamujyana hano na hose ariko uyu munsi turamufite n'ukuri turi bumushimishe nyine urumva ya marangamutima ye bitewe n'ahantu yabaga turahasengera ubu ngubu yasinze turahasengera turabundi hari ikintu bita oya hoshi oya we muri gahunda ntago wari urimo ahubwo tubonye utambuka uriya tumubonye atambuka ahubwo nareke kumviriza ameze nka wa mugabo ujya mu rubohero urumva akajya mu rubohero akajya kumva amabanga y'abakobwa kandi urumva tumenyesha n'abantu batarajya mu rubohero yuko bigishoboka n'ubwo waba ubyaye 5, 6 birashoboka ko wagerayo birashoboka aho twabazimije icyo nzi cyo nubwo turi abakozi b'Imana ariko dufite byinshi dufite inararibonye turi abanyarwandakazi dufite inararibonye turi abanyarwandakazi mujuje ibyangombwa umuco ntucike yego sibyo umuco ntucike kandi duhari Haleluya Imana ishimwe cyane Imana ifite umuco ntucike kandi duhari nukuri kwimva babwire kandi abasiga hano izuba rinameze nabi ndahabasiga ariko turihangana duhindureho gato byibuze tubyariye izuba rimeze nabi
icyo nzi cyo oya n'ubundi ikiganiro cyacu tugiye kugisoza kubera ko dufite gahunda yo kwihuta aka kazuba nako reka katurasire icyo ryavuze ngo mukobwa w'isiyo byukura bagiye kuko umucyo wawe kandi ubwiza bw'Imana bukaba bukurasi aho turi haleluya Imana ko aho ryarengeye ari naho ryongeye kurasa haleluya umupira warengeye niho urenguriwe reka mbasaba ikintu kimwe nk'uko Imana yabankundishije mu gategeko kunkunda mu bihe bibi nari mpagazemo dore Imana igiye kudutabara kandi Imana ntago izadutera amashyari dore ko nta nayo tugira ahubwo Imana mbonye idutabarira rimwe mbonye nubona Jeannette asubijwe uzahita umenya ko ukurikiyeho nutabarwa uzahita umenya ko nkurikiweho yego nkubitira igini Imana yego nkubitira igini Imana yego nkubitira igini Imana rikubite 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 risekure irabicapa irabicapa ibicape ibicape hari akandi kavuga ngo mana we 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 uzandemera ikibemeza mana we 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 uzandemera ikibemeza narasenze ntibemera manuye nabwo ntibemera ndirimbye ntibemera nshatse ntibemera mana we mana we mana we uzandemera ikibemeza Imana uretse gato twumva hano ngaha zamuka mana hano hano ntibyemera abwira abantu ubutumwa ntibemera arababwira ntibumva ariko none Imana igiye kurema iki ikibemeza ngaho nyakira nawe numve di narabyibushye ntibemera ndaheka ntibemera awi nabaye mwiza ntibemera mana barananira muri Kigali urahagera ntabwo ntibemeye mana we mana we mana we uzandemera ikibemeza Imana igiye kuturemera reka ne kuvuga ngo igiye kubaremera kuko nanjye ndimo ni ukuvuga ngo ubundi ubu twebwe turi ibintu by'ibifaru turi imiriro y'ibisheshe igisheshe kivumbika umuriro ukakibeshyaho igisheshe murakizi ni amase y'inka yumye ni ukuvuga ngo ibi bisheshe cyangwa se aya mase ni yayandi yahawe Ezekiyeli Imana imaze kumukuraho amabyi abantu bari bayamusize iramubwira ngo noneho ngukuyeho amabyi abantu bagusize nguhaye ibisheshe by'amase y'inka rato parasikidevo azaba ari ibyo utekesha ibyo kurya byawe kubera ko umuriro w'ibisheshe reka mbamenera ibanga mpamvu Imana yamuhaye ibisheshe by'amase y'inka ntabwo uyu muriro w'ibisheshe uzima yego ushobora no kuwibeshyaho ugakandagira muzingo ukakandagiraho kugira ngo wazimye ugahita ukongoka ugashya ukanakongoka bashobora kutubona gutya turimo twuzurizwa imbere bakagira ngo nta kintu kiturimo ariko buriya reka nkubwire gato ufite ubuhamya wese ufite ubuhamya nanjye nkaba mbufite ni ukuvuga ngo rero Imana iriho irarema ikintu cyitwa ibihamya kugira ngo umva nkubwire nshuti yanjye hababaza akareba umwe nimba ikigerageza ari rusange hababaza akareba umwe ariko ndafashije niko buretse gato bisa birasabirana buretse nkwereke Imana ihuza ibihura dore ariko mbega topiki y'uyu munsi reka nkubwire icyo nzi cyo uyu munsi hari umuririmbyi uvuga ngo Yesu mukiza wanjye umva uko nganya ubwo ugenderera abandi ubwo ugenderera abandi
abandi bose nanjye ntusige. uriya muririmbyi abantu bamufashe mu ishusho y'amaganya ariko arimo asenga asaba ikintu gikomera avuga ngo ndabizi ko hari abantu uyu munsi bari gushyirwa ku ifishi y'ubutabazi ariko nshuti zanjye twibutsa abantu ko ubutabazi atari umugabo. ntago ubutabazi ari umugabo. Imana iguhaye imodoka ukagenda wicaye waba usubijwe. yaguhaye n'amafaranga ukirira inyama biba bibaye. oya sha inyama zonyine njye ntago arizo nshaka papa uretse sheri utazagusaba nabi. Imana igutuje mu mujyi wa Kigali bakuntu Kigali isa neza irataje amataje uruyange imiturirwa mbese ni paradizo. dore Imana ukuntu ikora. Imana ihera hasi uwari uri hasi. wowe nyamurara ruziriye wagize ngo se Mana iratinda Mana irabanguka urumva ariko Imana ihera hasi. oya nazo ari igihe twabayeho turya ibizete haranyabugogo ku mifungo ariko sha wabyihoreye. abantu batazi zira nyama zo ku mifungo bimwe bititira abagaburira imbwa hari igihe twabaye hari ibyo turya. iri urayikorera ikagenda gutya urayiteka ikuzura. narindi mvuga ngo ntago turebera Imana mu bikomeye ntago turebera Imana mu biremereye. Imana tuyirebera no mu byoroheje naho iraboneka. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburiye amaboko nibutse imirimo y'intoki zawe. ntago ari uko yari yarakoze ibintu bihambaye ntabwo ari uko urugendo rwari rwararangiye ahubwo yari yibutse uburyo Imana yabanye nawe mu ishyamba. yari yibutse uburyo Imana yagiye imurwanira ikamusimbutsa ipfu. yari yibutse uburyo Imana yagiye imusimbutsa inzobo. haravuga ngo nibutse iminsi ya kera. iyo twizeye rero tuyirebera mu byoroheje hanyuma tukayizera no mu bikomeye izakora. amena. Yesu aguha umugisha kandi akwambike imbaraga. uyu ni umunsi udasanzwe ku buzima bwacu turi kumwe ndetse dufite n'ihumure tuvuga ngo turiyubatse ndetse ndumva hari igihe kizagera iyi groupe ikaguka nimushaka muzabe muri abagore 10 nimushaka muzabe muri abagore 10 dushyigikirane twiteze imbere abagore ntimutinye natwe twahawe ijambo. Haleluya. ako karirimbo ni keza di. dushyigikirane twiteze imbere abagore ntimutinye natwe twahawe ijambo. hanyuma umudugudu ushobora kutaguha ijambo ariko iyo yari yaguhaye ijambo ahantu hose urarigira. yego. umuryango wawe ushobora kuba utaguha ijambo ubicare mubona icyo kuvuga ariko Imana yaguhaye ijambo. haleluya. tinyuka mugore urashoboye. ubundi ninde wari kwambura yagutereye intebe wakwicara ukegama. ubundi bavuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo ntabwo ari nkurusha umugabo ukurusha umugore reto pereze nevo ukurusha umugore abakurusha urugo kubera ko umugore ni mutima w'urugo. ariko di undi barambagije baraburike abantu bavuga iyerekwa ryago abantu bajye bishingira. reka nkwereke rero tanga nimero zaza bari uzakujyana. tanga nimero uzaza mbere bari uzakujyana sibyo kubera yuko ntabwo abantu bose 0786140146. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. mu kanya turagaruka natwe turazitanga nta kibazo ariko burya biba ngombwa ibinabagoye bakayishasanga ahandi akahagira akavuga ati nimero Sandrine nzayikura akabira icyuya ikamubiza icyuya yaje ntanesha agaciro. ariko twibutsa abantu bajye bareka gukina mu mitima y'abantu. abantu bajye bareka gukina mu mitima y'abantu sha. nimba uhamagaye Jeannette menya ko Jeannette afite ibikomere. niba uhamagaye Marie Rose ntago tugushinja ibikomere byo kunahora bigezemo ariko basiba wo kubyomora sibyo. niba uhamagaye Sandrine menya ko nimba udakeneye gusenga ndakubaza nti urashaka ko dusenga cyangwa urashaka ko tuba inshuti abafiyansi urumva kuko ntago bibujijwe wacu ntago baroga tuzateretwa dukundwe twubake mu izina rya Yesu tuba umuryango mugari. icyo bita umuryango mugari taza ko na Marie Rose yambaye impeta zambaye kubw'impamvu ye n'ibikomere byiwe urumva uzamubaza impamvu ye ntuzayimbaze aho ndasimbutse uri kumva. Imana itugire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Imana ishimwe. Haleluya. Amina haleluya. reka nkubwire
nigeze nganira n'umwana w'umukobwa yarakuze arambwira ngo nasohokaga yigaga muri kaminuza najyaga nsohoka mu ishuri abashuti banjye bose bafite abantu babavugisha ariko ngiye hakabura umuntu wamvugisha wampamagara kuri telefone urumva ngakabura umuntu wamuhamagara kuri telefone agahita aterura telefone nta telefone mfite hafi aho yineze nkwereke agaca ku bandi yashyize ku gutwi ari kuvuga ngo wi alo nta muntu bari kuvugana umwanzi arakaba wenyine umwarya bihora hamagara umuntu w'Imana umuhumurize umube hafi urumva ahangaha icyo umuntu aba ashatse kuvuga ni iki erega ushaka gukira indwara arayirata yego shaka gukira indwara arayirata rwose abantu ntibakagire gute ntibagatere abantu amabuye ngo kuki wavuze ko uri wenyine none se avuge ko afite umuntu umuhumuriza kandi ntawe uhari ya rero bakunzi baduhinduke TV harya yitwanga iki Rafa TV nukuri no mu gihe nyacyo TV ya reka tubamenyeshe tubabwire ngo ukuri kutsinda ikinyoma ariko kure ku kinyoma kikabanza kikigaragambya ikinyoma mu gihe kirimo kirigaragambya ukuri yo kuhageze ikinyoma kigira gute kiraceceka ya rero ndashaka kubwira ngo birashoboka ko ibintu bizakubayeho dukurikiye nta ruhare wabigizemo bone no kubwira abantu iterambere riri kwihuta cyane ugasanga abagabo nago banyuzwe no kuguma hamwe ngo bihanganire wenda ubuzima barimo bati naribeshye nasanze nashatse umuntu afite diplome mbonye uyifite ariko reka nkutangarize hari igihe nahagiye nabwo asanga yaribeshye uyu munsi wa none ushobora no gusanga umugabo ari haragusaba imbabazi cyangwa se wari harazi gusa cyangwa ari harazinsaba ariko bitewe n'ibikomereye yabanje kukubikamo icyo nkundira umudamu korera buryo umugore ujya kurekura shuti yanjye aba yananiwe ya rero iyo yamaze kukurekura biragoye ko yakongera kugufata kandi ikindi usanga umugisha wa muntu ari muke yego ndabivuga shizamanga ntabwo yagusiga agusigiye umuryango ngo Imana ijye kumuha umugisha kandi wowe ufite umuryango ugomba guhesha umugisha ahubwo Imana iguha umugisha we na wa muryango nukuri kw'Imana reka dushimira abantu bose babanye natwe ariko reka nsabe aba bagore babiri ibi bifaru bavuze ngo ibifaru ni inkuba iyo zikubise zirabomborekana zijya guturika zigata zibyara imvura idasanzwe reka nsabe bandi bino bifaru bibiri bizamukire mu isengesho rimwe ariko ngenda aca bugufi mu nsengero ninjye uri bupfukame noneho mwe mubomoke ibindi Imana ibaha umugisha urashaka ko tugusengera iki wowe komeza wicare nta kibazo kubera yuko oya buretse gatoya tugiye gusengera abantu badukurikiye ubundi basengera umuntu utaje wowe waje Imana impa amafaranga Imana impa inzu Imana impa imodoka ibiguhe mu izina rya Yesu kubera yuko tukiri mu isi tuzakubirwa ishuri 100 nubwo byatinda ariko bizaza ndi umugabo wo guhamya ko tuzatabarwa kandi tuzataha ijuru igihe kigeze amen yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagihundi kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa maze igihe mbwira abantu kw'Imana ikizurubwa maze igihe mbivuga yuko ikuraho igisuzuguriro maze igihe mbivuga yuko Imana iruhura abarushye bakaruhuka bakaba mu mahoro reka dusabe Jeannette dusengera Imana imuha umugisha Imana yo kwizerwa no kwiringirwa Imana ifite ububasha bwinshi n'ubushobozi turi imbere yawe nyiribiremwa tuteresene waya amina resene kota ya sansoma turaba waremye uturemye abantu badukurikiye muri Kristo Yesu haleluya umugisha abantu bashyigikiye izicano umugisha abantu bakoze subscribe umugisha abantu banditse muri comment umugisha abantu bagiye kuduhugura aho twakosheje umuntu wese ukurikirana ntabwo turi nyarye umugisha mwaturiyeho imbaraga z'abantu barwaye mwaturiyeho kubona uyu muntu dukurikiye
udukurikiranye arwaye kanseri urwaye nakire uyu muntu udukurikiye ashonje umugaburire uyu muntu udukurikiye mana urugo rwaranze ububake utanga inkomezi uko natwe dufite amasezerano y'uko ugiye kutwubakira uyu muntu udukurikiranye mana ukurikira duhinduke reka abone ubutabazi impinduka ziboneke mu byo akora impinduka ziboneke mu bana impinduka ziboneke ku mugabo impinduka ziboneke ku mugore impinduka ziboneke mu miryango impinduka ziboneke hagakiza kwe kaganza itorero turasenze ngo umwuka uganza abantu kandi ubwami bwawe buze yego turabizi ko uzaza hari abantu batarashaka ariko uzaza hari nabo wasoreje iryo sezerano turasenze ngo uwo wagambiriye guhereza umugabo umumuhe uwo wagambiriye guha umugore umumuhe Uwiteka we uzaza hari abantu bafite akazi ariko uzaza hari n'abashomeri bakiriho turasenze ngo wagambire guha akazi ukamuhe turasenze ngo uwagambire gutabara umutabare turasenze ngo n'utaratabara umukomeze turasenze ngo ubwoko bwawe bwubake ubirindura igitare nukuri uhirike imisozi yego uhanura ibihanamye urema icyerekezo cy'ubuzima abantu benshi barimo baragenda umuntu yareba imbere akabona inyanja itukura yareba inyuma akabona amagare yareba impande n'impande akabona imisozi miremire ariko turasenze ngo ibyo byose imbaraga zawe zibiri hejuru zibiremerere imbaraga zawe zibiri hejuru zibinanize imbaraga zawe zibiri hejuru zibikureho buri muntu wese umuhinzira yo kunyuramo kandi ayinyuremo yemye birashoboka ko watabara umuntu inyanja yakamye birashoboka ko wanamutabara itarakama turasenze ngo buri muntu wese umwereke inzira y'ubutabazi bwe kandi uyimunyuzemo mu izina rya Yesu amen.